ndetse ingoma ntazi nawe utazi konti kabara kontara zikaza fone nayo ikamamagara ndakihiringa mwana iminsi ipfuye ubusa simbara ni wa muhungu wanyu Hasani broske ni ibintu bishya cyane ndi umuntu ubundi izina ryanjye ryo gusani banyita Twister ukahita wongera Hassan Twister Hassan bro ni kuvuga amaze gukora indirimbo zigera nko mu 10 ubundi byatangiye ndi umubyinnyi twatangira na active tubyina active urabizi ni abantu bari selfish bagira ibyo kwikunda cyane none tubona nayo ibintu bakora natwe twabishobora kuko man stage zose wumva bagiyeho ni twebwe twabafashe tubavana aho bari ndakeka nimba bazi muri guma nta stage n'imwe batari bafite umubyinnyi niyo ntwaro bari bitwaje nyuma wari umubyinnyi uza guhindukamo umuririmbyi broske uburyo byaje njye naje kwiyumvamo ikintu ngewe ntexpect ngako mfite muri njye kuko ko byari birenze ko ndi umuhanzi ahubwo byari birenze yuko ngenda uruganda ndi uruganda kuko byatangiye ubundi hari umu ex wanjye twashwana nzamubwira ngo si long time baby nkwereka ko nkomera nkuyumvamo sana numva ntacyo nagukorera nkukunda byo gusa iteka mzozi mpora nkubona nibeshya kunyemera ahubwo ngo ndi kubushuka so bisemo kukureka ndabona unteze impanuka ibyo ukora nutabireka bizagutera kwicuza nifuza kuguhoza nushaka no kunyikoza gushimira ko mbabaza ntarigeze ngogoza broske day uwo munsi byabaye ari agahinda broske mitanyatira bullshit za girls ku buryo falling in love ubu ngubu ni ibintu bizava kure hanyuma indirimbo ya mbere wayisohoye indirimbo ya mbere nayikorewe n'umu producer witwa Cyera uramuzi ni ukuvuga ngo njyewe nabikoze mani ko ari ikintu cya kindema ariko na famiye yanjye nawe wigeze igikunda indirimbo ya mbere igihe yasohotse muri yasohotse 2018 yasohotse 2018 nkirangiza kwiga narangije kwiga mpita numva yuko nta kintu ngiye gukora uremera ko nize hospitality umuntu wize hospitality gute yaje njye nize hospitality mpita mbona n'akazi muri Portofino hotel Villa Portofino soaze narahakoze rero mu kwakora gutyo mpita mvuga yuko ibi ngibi atari ko kazi kanjye uko nagiye mu ma F&B njya muri kitchen ariko ndavuga ati hari ikintu ndimo guhisha bro kujya njya gushyiraho dread uri kuzibona uyu ni umusatsi wanjye kuva kugera bro iyi ni tatu kureba mwana iri hano ni amateka yanjye hanyuma umuntu ashobora kwibaza nyuma y'izo mvune zose ukirangije watangiriye nawe ugeze ubu urabigerageza urabigeranya gute tugeranyirize aho watangiriye nawe ugeze bro sinakubeshya aho natangiriye hari habi ariko aho ngeze ubu ngubu bro mfite genge ndatambuka genge kabisa yose ugasanga hari abantu bandi inyuma kuko hari icyo bambonye noneho njye naje gukora ikintu cyitwa famiye mwana umuziki ni uwujyamo ukanawigaho uzasanga ari ikintu gihuza ubukwe gihuza ikiriyo mwana abaperezida ntibajya ahantu hatari ubukwe atari umuziki niyo ngo umuziki ni ikintu wowe ubwawe
gikomeye ku buryo niyo umuziki ukurimo ntabwo wabona aho uhungira, niyo wajyamo hari ukifungirana wanda uratobora munsi ukakwinjiramo ukagusangamo. Amazina ni Twista Hassan. Wari uzi ko njyewe iyo ndi kuri stage aba aribwo birthday yanjye yabaye. Bro, tubwire neza sasa. Njyewe urumva ngo iyo ndi kuri stage niwo munsi wa birthday yanjye, kuko njyewe nkubwisha ukuri nta munsi n'umwe nigeze njya kuri stage ngo mbone ko na flopins, kuko mava ahubwo umufana waje ari kuririmba indirimbo yanjye ariko akimba. Nyine tugira ikibazo cy'abapresenta mani, kwanza respect you broski man, mwebwe God bless you too man, ijye baho umugisha kwa ko muzi nyine muzi imvune zacu kandi n'ahantu twagera tutabafite, sibyo? So niyo mpamvu rero niyo mpamvu mwe muba mukwiye ibirenze broski, uko mwe mutwereka abatari batoza. Ariko nkubwije ukuri iyi game ikibuga kigiye kwicurika ku buryo wowe ugiye kuvuga ati kera habayeho Bruce Melody, ngo kera habayeho ngo Iva Bravan, ngo kera habayeho ngo Fireman, kera habayeho Active, kera habayeho. Ikibuga niho kigiye kuzamo abantu bashya game ku buryo ugiye kuyibona ukahita uvuga ati ni ibihuha. Nanabivuga nk'uyu marinette mfite umujinya mubi cyane kubera ko iyi game hari abantu bari kudukandagira gutya broski. Ni agahinda broski, ni agahinda kanababaje cyane. Ariko uzi message nabasa ngo message kwanza ya kuba promoter ngo mbitsi ngoma ntazi nawe utazi konti kabara kontarazi kaza phone nayikama magana ndakihiringa mwana imitsi ipfu y'ubusa simbara clip papa ako konyine. Bro, indirimbo ya mbere reka narakubwiza ukuri, indirimbo ya mbere igisohoka nagize ni ibihuha, kuko umve ngo indirimbo ya mbere igisohoka urabona ko akunda umubyeyi abyara umwana akavuga se uyu mwana ni uwanjye cyangwa ntago ari uwanjye. Njyewe byabaye nka ko umubyeyi abyara umwana akabona umwana ni igitangaza birarenze. Ariko nagize gutya ndavuga ati iyi ndirimbo itumye ngira mana nahise nunguka inshuti zirenze izo nari mfite. Mbona yuko burya hari ikintu niyimaga nyine abantu batari bazi. Ariko kuva icyo gihe nahise nangira kugira conflict na famille nyine dutangira gushwana, gushyizeho dread, uvuye mu kazi kawe ngo ko muri hoteli ngo wakoraga ngo keza ngo cyane mutari gushyigikira ariko mfite gushaka tukaganira kuri kariyeri ya muzika. Hanyuma uciye muri izo mvune zose za muzike, haso nyinshi zitandukanye, noneho umuziki wawe umaze kugeza urashaka kuwerekeza hejuru. Wari usangiye uzafata umuziki w'u Rwanda nkawuvana mu Rwanda nkawujyana East Africa nkawujyana global. Gute bro uzakamuheza? Uzi impamvu ahantu zizaca se? Ngenda umuhanzi ukominikana cyane n'Abatanzania n'Abanyakenya. Nujya kuri platform zanjye wandikaho Twista 250 urahita usanga abantu bamfollowinga ntabwo ari Abanyarwanda.